Benshi ifoto y'aba bana b'abirabura n'umuzungu mukunda kuyibona bayikoresha, ariko benshi ntekereza ko mudasobanukiwe iby'iyi foto. Yitwa John Guidetti, ati papa wanjye ati ni igice cy'umutaliyani, ati kakaba kimwe cya kane cy'umunyabrazil ndetse akaba ni kimwe cya kane cy'umunyaswede, ati mama wanjye we ni umunyaswedekazi wuzuye, ati nayo mpamvu nahisemo kwibera umunyaswede. Ati ubwo nari mfite imyaka 4 y'amavuko ababyeyi banjye bose bari abarimu, ati bagiye Nairobi kwigisha mu ishuri ry'abarimu. Ati nkuko bisanzwe iteka muri Afurika, ati umwana w'umuzungu abahabwa agaciro bitandukanye n'abandi. Ati ariko ngiye sinakundaga ko bama ku gaciro, ahubwo numvaga nshaka kwikina n'abandi bana kuko nabonaga bitangaje. Abana batabona ibyo kurya mu buryo buhagije, abana batabona ibyo kwambara mu buryo buhagije, ariko bahoraga bishimye. Ati naremeraga nkakuramo inkweto zanjye kugira ngo nyirane nabo bambaye ibirenge. Ati twiberagaho twikina umupira w'amaguru dusangira ibyo kurya byabo, ubuzima buryoshye. Ati naje kuhava kuko twabaye imyaka 5, ati birangira ngiye gukina umupira w'amaguru. Ati nyuma y'imyaka 20 nibwo nagarutse gusura bana bari inshuti zanjye. Ati byari byiza cyane, sinjya nibagirwa ubuzima nagiriye muri Kenya. Ati kora ko nari mbizi ko nabanye n'abana bamwe na bamwe badafite ubushobozi buhagije, ati niyo mpamvu nahisemo gushinga foundation cyangwa se ikigega gishinzwe gufasha abana bameze nka bamwe twakinanaga igihe nari mutoya.